kenshi tujya twibagirwa ko tuzapfa. Umva aya magambo dutangiranye hano. Dutangiriye akorera Cristiano Ronaldo bari bamwicaje hano, Lionel Messi yo dutangiranye batubwira. Umva amagambo uko mutekereza ko ari burya ntabwo ari ko ari. Aha ni kuri YouTube, gusa abenshi twamumenye aha. Bimeze biti ibyegezo byose byubakiye kuri Rocky. Agasobanuye, uyu ni umwe mu basobanuzi bakunzwe cyane hano mu Rwanda, niba atari n'uwa mbere ahubwo, nkuko n'abatabura kwitakagiza mu mazina atagira ingano yiyita buri munsi. Igihe banyita ngombwa, yangamugayo ryahamye, Kimomo, Kibahana. Na buryo waba utajya ureba agasobanuye, ariko ijwi rye ushobora kuba ujya uryumva ku ba DJ witambukira mu muhanda, cyangwa se ukaryumva ku baturanyi. Umunsi mwiza w'abamama harya sejo. Uyu ni umusore ushobora gutwika umujyi wose akawukongora, ariko nta muriro namba akoresheje, ahubwo akoresheje ijwi rye gusa. Ijwi rye ni umwihariko we mu gusobanura, aho akoresha amagambo atangaje cyane, ndetse yewe bigahinduka rusange muri rubanda, hakiyongeraho igikabyo cye kidasanzwe. Nibyo bituma benshi bamukunda. Bamwe bati kumva ijwi ry'ubwabyo bibongerera morale, maze bagasabwa n'ibyishimo. Abandi nabo ku mbuga nkoranyambaga bati Rocky, Kimomo wacu. Nta Rocky nta gasobanuye, nta Rocky kandi nta cyaba cyabaye. Ndabeshye koko, ndabeshye. Uyu ni umwe mu byamamare bikunzwe cyane hano mu Rwanda, nubwo we kuri ubu amaze kubishyira ku rundi rwego. Ati ndi umwe ku mubumbe, gusa ariko atangira ntiyari ari hejuru nk'uko kuri ubu bimeze, ahubwo yari ari hasi bishoboka nk'uko n'abandi bose batangira. Ngomba gukora ijoro kugeza nakoraga umusekirite, ariko nakoze akazi nakoraga guhera saa 4 z'ijoro kugeza mu gitondo. Ni gute watangiriye ku kazi k'ijoro akora amasaha hafi 28 ku munsi, akaba umumeni yaje kuvamo umusobanuzi Kimomo wa mbere mu Rwanda? Nakoraga guhera saa 4 z'ijoro. Muri iyi nkuru idasanzwe y'uyu munsi tugiye kugaruka ku mateka n'urugendo rw'iki cyamamare, kuva avuka, mu mashuri, kuva ku kazi k'ubumeni yakoraga. Nsigaye nkora muri office nambara udukote. Ari umupeti kuri twa dusuti. Ari umumeni wuzuye. Ari umumeni. Ari umumeni. Bwa busuti n'iki? Ugenda na kashi. Kugeza abaye Kimomo w'u Rwanda twese tuzi. Ese koko nta gikwe nk'uko ajya byitangariza? Yaba ari nta mukunzi agira koko? Ntucikwe, ibi byose uraza kubisobanukirwa muri iyi video. Icyo usabwa ni ukuyireba yose kugeza ku musozo ugasobanukirwa. Niba uri mushya kuri uyu muyoboro wa YouTube yitwa X Menya, ndakubitse gukora subscribe ugakora no kunzogera kugira ngo ujye ukomeza gukurikirana ibiganiro nk'ibi bidasanzwe mu buryo bworoshye cyane. Muri kumwe na Mr Buda, muhawe ikaze. Inkuru ya Kimomo itangirira mu 1991 ku Muhima w'Impyisi mu mujyi wa Kigali, ubwo yavukaga. Ababyeyi be bakamwita Uwizeye Mark cyangwa Mariko mu Kinyarwanda. Ise yitwa Gerard Nzamurambaho, naho nyina akaba Immaculée Batamuriza. Rocky akaba ari imfura yabo, akaba akurikirwa na Savimbi, nawe kuri ubu bakorana muri uyu mwuga wo gusobanura filime. Nubwo yavukiye ku Muhima, ariko yagiye gukurira mu Gatsata. Aha akaba ari mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali. Yakundaga kureba filimi za Yanga cyane, aho yashoboraga no guhanwa kubera zo. Arumva nakuze nkunda filime. Filime nyine buriya ni umuvandimwe. Ajya mbireba cyane, narebye Yanga koko, naranamukubitiwe buriya. Birumvikana aha yari akiri umwana. Uwizeye kandi yabyirukanye n'abantu barimo Murindahabi Irene na Rugaju Regan, kuri ubu akaba ari umunyamakuru w'imikino kuri RBA. Mariko aha mu Gatsata ni naho yize amashuri abanza, nyuma aza kujya gukomereza yisumbuye kuri Saint Joseph Kabgayi, aho yaharangirije mu 2012. Nyuma akaza guhita abona buruse ya leta ajya kwiga muri kaminuza ya IPRC East, aho yahize ibijyanye n'ikoranabuhanga. Ndagira ngo ngusubize inyuma gato. Rocky ubwo yarasoje yisumbuye yagiye gushaka akazi nk'abandi bose bakirangiza. Aha birumvikana katari guhita abona akazi keza ako kanya, ahubwo yatangiye akora akazi kamusaba gukora mu ijoro, nubwo ategeze avuga neza kariko, gusa nanone ngo ntikari igisekirite. Aha tugiye kwifashisha video yakozwe na Coach Gaël na bagenzi be, igashyirwa kuri channel yitwa aba VIP. Umva uko Rocky abisobanura. Ndangije segonderi, mbona akazi boro, nagomba gukora ijoro kugeza nakoraga umusekirite. Nakoze akazi nakoraga guhera saa 4 z'ijoro
kugeza mu gitondo. Gukora aka kazi k'ijoro ariko niho hamuviriyemo impamvu nanone twakita amahirwe yo gusobanura filime. Mu yandi magambo birashoboka cyane ko iyo Uwizeye Mark ataza kubona ako kazi k'ijoro kagoranye, uyu munsi tutari kuba tumuzi nka Kimomo wamamaye mu gusobanura filime. Niba ukunda Rocky byanyabyo koko, andika ijambo Kimomo muri komenti ubundi hakomeze hashye. Bitewe nuko yakoraga ijoro, yashatse ikintu cyajya gituma ahuga mu gihe ari wenyine. Aha rero yigira inama yo kuzajya areba filime nijoro kugira ngo amasaha akomeze kwicuma. Ku ikubitiro yabanzaga kureba filime za Yanga yakundaga kimwe n'undi musobanuzi. Ijoro ni rirerire birazwi, iyizi yazisozaga yadukiraga noneho hiza abandi basobanuzi, aho yasangaga badasobanura neza nk'uko we yabishakaga. Bitewe nuko ari intyoza mu ndimi, maze agahitamo kwirebera izidasobanuye akumva ibyo basobanuraga ntaho bihuriye n'ibivugwa muri filime. Aha rero niho yasanze icyuho mu gusobanura filime mu isoko ryo mu Rwanda. Uwizeye yasanze abasobanuzi bamwe basa n'abogeza aho gusobanura ibiri kubera muri filime. Naza nizisobanuye, hari abasobanuzi wenda nka babiri nabonaga babyumva neza. Ntabwo nigeze ntekereza ko nzakora filime zisobanuye cyangwa ikindi kintu entertainment fresh nk'abari zancirana nkareba n'abandi basobanuye filime ntarinze, asanga babeshya abantu kandi abantu bakambwira ngo babona amafaranga batari kumva n'ibiri kuvuga. Niko kubona ko ubumenyi yari afite mu by'indimi n'ubumenyi rusange bukenewe muri sinema nyarwanda. Aha rero Mark yahise yiyemeza gutangira urugendo rwe rwo gusobanura filime, maze we n'umuvandimwe we Savimbi niko kwegera umwe mu basobanuzi bari bakomeye muri iyo myaka icyo gihe, bamubaza inzira banyuramo ngo batangire. Gusa uyu musobanuzi ntabwo yababaniye kuko yahise abakurira inzira ku murima, kahubwo n'abarimo bagomba kugabanywa. Nabonye bishoboye na coachinga umugabo umusobanuzi mujye mubona kuze wenda sindi umugarukeho, intege ndi kumwe n'umuvandimwe wanjye bita Savimbi, dukeneye ibyatanga TV none abayanga tugiye kubibakuramo barabeshya, namwe n'abandi tugiye kubakuramo iki n'iki ibi bintu turabisigara muzi tutarenze babiri. Rocky ntasobanura uwo muntu neza, gusa ni umwe mu bari bakomeye mu mwuga wo gusobanura filime hano mu Rwanda, ariko utari Yanga. Niba rero waba uturusha umuntu washwishkurije Rocky, watwunganira muri comment ukabidusangiza n'abandi bose bakabimenya. Tujye kwihigira imirimo yindi, nimba nabayanga bagiye kubahagarika uyu mucamo tundi turimo tw'amaboko. Aha rero Rocky yabonye ko ari nta yandi mahitamo niba umuntu yizeraga amubwiye ko atamufasha, kandi n'ibikonyozi nka bayanga bakaba bagiye kuvanwa mu kibuga. Rocky nawe yahise ajya kwishakira indi mirimo bamaze kwiyumvisha ko ibyo gusobanura filime bitagishobotse. Nyuma yaho Rocky asa n'uwabyibagiwe ibyo gusobanura filime, nibwo yaje kujya gusura inshuti ye. Iyi nshuti ye niyo yaje kumuhuza n'umusobanuzi Yakuza, nawe wari uri mu bagezweho muri icyo gihe. Maze uyu Yakuza aza kumutiza ibikoresho na studio, maze Rocky abatangiye gufata amajwi filime ze arazisobanura karahava. Umutipe Yakuza yana big up kabisa, no umuntu none wagwaga liberty ankubita studio, urumva ni ibyuma byari bihenze icyo gihe, hakoraga DVD recorder mu Rwanda ntabwo yabaga yagurwaga i Buganda. Uyu Yakuza kandi yanamufatiye filime ze maze azishyira umukire bakoreraga kugira ngo wenda abe yanamushima akaba yamwangaje. Aha nibwo yaragitangira birumvikana, ijwi ryari ritaramenyera. Amfatira n'izo filime zanjye arambwira ati izi filime wakoze ngiye kuzikujyanira nzishyire umukire bose, abasobanuzi bose. Gusa ariko filime y'uruhererekane yari yasobanuye na Rocky iki gihe yitwa Salem Witch Trials, iyo yagurishijwe mu zindi. Maze abakunzi bagasobanuye bakunda uburyo umusobanuzi mushya bari bumvise bwa mbere mu matwi yabo. Nanone twavuga ko iki gihe Rocky yari akiri nk'umujangweri icyo gihe, bakunda uburyo yasobanuragamo ijambo kuri indi, inkuru ku yindi. Ya filimi birangira bayikunze karahava. Aba DJ baza kurangura batenye muri iriya filime, abakiriya bari kuyidusaba nubwo kiriya cyana kidafite ijwi rya fresh nta confidence kidatwika, ariko iriya filime abantu yabateye amatsiko kibwire kirangiza. Rocky kubera kubura agashimwe arivumbura ahagarika gusobanura iyo filime. Gusa filime yo yari yasobanuye yari yakunzwe n'ingeri zose. Aba DJ barangura filime bati dushaka Salem ya wa musobanuzi mushya. Maze birangira wa mu boss bakoreraga asubije Rocky mu kazi akomeza gusobanura iyo seri yitwa Salem Witch Trials. Ariko niburaha
Rocky yaratangiye kugenerwa umushahara w'ibihumbi 40 ku kwezi. Aka niko kazi ke ka mbere ko gusobanura filimi yahereyeho kamuhemba. Bitewe nuko yakoraga mu ijoro, Rocky yashatse ikintu cyajya gituma ahuga mu gihe ari wenyine. Aha rero yigira inama yo kuzajya areba filime nijoro kugira ngo amasaha akomeze kwicuma. Rero yakoraga ijoro ryose, mu gitondo akabanza kunywa ikinyobwa cya espresso kugira ngo agire morale n'imbaraga mu kazi, ubundi akazinduka akajya muri studio gusobanura filime nk'uko yari yarabiherewemo akazi. Aha byari hagati ya 2014 na 2015. Gitondo ubwo nakoraga ijoro ryose guhera saa 4 kugeza mu gitondo saa moya nkahita njya muri studio sinaryamye nanywa espresso nyinshi cyane, nkahita mvangamo noneho nakambuca kugira ngo ngume ndi standby. Urumva waraye ijoro ryose utaryamye wisubyukira muri studio urakoze na filime koko nta nasoga koko nari kuyikorana. Burya ngo nta kurutava kandi mu gutangira igihe cyose uhera hasi. Rocky nawe ntabwo yatangiye ari kimomo wamamaye, ahubwo yatangiye ari Mariko uzwi muri quartier n'abaturanyi be, wenda n'abafana bake yari amaze kugira. Niba uri umufana wa Rocky koko by'ukuri, birumvikana ko utabura gukanda like kuri video imuvugaho. Nyamuneka kanda like kuri iyi video uri kureba nonaha, ukore na subscribe hano kuri X Menya kugira ngo ujye ukomeza gukurikirana ibiganiro nk'ibi bidasanzwe mu buryo bworoshye cyane. Inkuru y'umusore wabaye kimomo yo iracyakomeje. Nyuma yaho Rocky atangiye kubikora neza, amaze kwigaragaza muri uyu mwuga yewe ngo no kurusha bamwe mu bo yawusanzemo, Rocky yahise asezera kuri aka kazi kamuhembaga y'intica ntikize, ahubwo ajya gukorana n'indi company African Movie Market. Byari mu 2016. Aha niho yakoreye amafilimi yamamaye mwese mwakunze, yigarurira imitima y'abakunzi bagasobanuye, yaba ari hano mu Rwanda no mu Burundi, mu karere kimwe n'abumva ikinyarwanda hirya no hino ku isi bakunda gasobanuye nyine. Ubu bwamamare n'ubukakari yarabonye rero nibyo byamubashishije gushinga company mu 2018 ayita Rocky Entertainment. Ubundi umurimo wagasobanuye awushyira ku rundi rwego, cyane ko no mu mwaka wakurikiyeho 2019 yegukanye igihembo cy'umusobanuzi mwiza ahigitse mugenzi we Junior Giti, Sankara ndetse na Savimbi yitoreje. Kimwe mu bintu avuga ko byamufashije kugera kuri ibi byose ariko n'umwihariko yazanye, bitewe nuko yabonaga abandi basobanuzi bose bazaga bageragezaga kwigana uwo bafataga nk'umusobanuzi w'ibihe byose, nyakwigendera Thomas wamenyekanye nka Yanga. Ukuvuga ngo ikintu cya mbere dukora ari nayo mpindura amatwara nazanye. Mbere hari ukuntu abantu basobanuraga filime, ari abantu batubanjirije ndabubaha pe bakoze akazi. Akora ukuntu mbere bari bazi ngo nukogeza. Umuntu akajya muri filime agasakuza akavuga akaryoshya gusa ariko akibagirwa dialogue abakiryi bari kuvuga. Rocky we rero yaje mu buryo bwe, aza muri style yo gusobanura filime ukwiri ijambo kurindi, akavuga inkuru yose ya filime ukimeze, ariko byose bigaherekezwa n'amakabya nkuru n'uturingusho tudasanzwe, kwiyemera bidasanzwe, ibikabyo reka se nakubwira, maze abantu benshi barabimukundira cyane karahava. Cyambere bibaza bati kubera iki abasobanura filime bakunda kwitaka bakivuga ibigwi cyane, nkawe ukavuga kuri byose, ukavuga kuri kirabiranya, ukavuga kuri kimomo, kubera iki? Sigaye nitwa nkore neza bandebereho noneho muri uyu mwaka. Nanone kandi Rocky ni umuntu usobanukiwe utuntu twinshi, connaissance generale cyangwa general knowledge. Rero bikamworohera cyane mu gihe ari gusobanura filime zisaba kubuza utuntu n'utundi, hakiyongeraho no gukunda cyane ibyo akora, passion. Byose biri mu byamufashije kugera kuri uru rwego, none ubu akaba ari ikirangirire mu Rwanda. Kuri ubu Rocky Entertainment byarenze gusobanura filime gusa, kuko ahubwo ubu ari company kubiyemo ibindi bintu byinshi bitandukanye, birimo nko kwamamaza, gusobanura filime nyirizina, gufasha abahanzi n'ibindi. Bamwe mu bahanzi Rocky yafashije barimo Generous 44, Mirabyo The Warren, Emeline Pence n'abandi. Gusa wamenyekanye cyane ni umuraperi Papa Cyangwe. Rocky nawe yishimiraga ariko ababiza kurangira batandukanye ndetse nabi. Yewe uyu Papa Cyangwe aza no gusohora indirimbo isebya Rocky wamufashije ati kuri ubu kandi Rocky akaba afite website yagurishirizaho filime ze zisobanuye. Iyo website yitwa agasobanuyefilms.com, ikaba nka Netflix y'abanyarwanda nkuko na nyir'ubwite abyitangariza. Ko benshi ngo bahita bajya kuri Netflix nawe ngo bagasangira ababoha ngo ntikibaryohera.
batereka amakore Netflix y'inyarwanda nibwo twabakoreye agasobanuye films.com. ushobora no kugera kuri website unyuze muri link twatanze muri description y'iyi video kureba nona. Loki akaba afite na YouTube channel nayo iri kuzamuka cyane yitwa Loki Entertainment. Akaba ari n'umwe mu bakurikiranwa cyane kuri Instagram hano mu Rwanda. Loki akaba yaranashyize hanze filime ye yise The Life of Soldier, bisobanuye umujinya w'umusirikare, igaragaramo amazina y'abastari nka Dumba, Anita Pendo, Young Grace, Gaddafi, Fata ku mavuta n'abandi, ndetse n'ibindi byinshi tutarondora byamugize uwo ari we uyu munsi, none ubu tukaba turi kumugarukaho. Nubwo byumvikana ko yageze kuri byinshi, ariko siko buri gihe ishyamba ryabaga ari ryeru ku karubanda. Ishyirahamwe rya sinema nyarwanda ryageze gusohora itangazo rikumira filimi zisobanuye bitewe n'uko bakekaga ko ishobora kuba impamvu y'uko filimi nyarwanda zitarebwa uko bikwiye. Aha rero Loki yabyitwayemo kigabo maze ababwiza ukuri, avuga ko ahubwo ibyo bari gukora bisa n'ubujiji. Yasobanuye atanga ingero ati ibyo bisa no gukumira umuceri ku isoko ngo ibirayi bigurwe, cyangwa Ferwafa nayo ikaba yavuga ngo bahagarike kureba imikino y'Ubwongereza kugira ngo harebwe shampiyona y'u Rwanda. Loki agakomeza yibaza impamvu Federasiyo ya Sinema Nyarwanda itivugira ahubwo ikavugira za Hollywood na Bollywood. Yongeraho kandi ko ibyo bakora ari dubbing kandi na UNESCO ikaba ibyemera. UNESCO ni ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe uburezi, ubushakashatsi muri siyanse n'umuco. Rero barikomereje bikorera agasobanuye nk'ibisanzwe, ubundi agasobanuye karushaho kwamamara koko, harashya nyine nk'uko akunda kubyitangariza. Ese ubundi izi filime bakora baba barabiherewe uburenganzira mu buryo bwemewe nande? Ubundi filime muzikura he ko hari n'izo musobanura zigisohoka? Ya filime dufite hari uburyo ki abantu turi munsi y'ubutayu bwa Sahara cyangwa se bino bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere, hari uburyo tworoherejwe na biriya bihugu byateye imbere. Filime zishobora kutugeraho tugahita tuzibona mu buryo bworoshye kurusha umuntu uri muri Amerika nyir'ubwite utatanze amafaranga. Ariyo mpamvu umunyarwanda rero ashobora kubarusha filime nshyashya abazungu bari iwabo, kuko twebwe batworeje ngo zitugereho kugira ngo bagira propaganda bari abazungu yo kuvuga ngo umuco wabo ugere naha tujye. Muri mpamvu uvuga ati baracyari mu nzira y'amajyambere, isoko ryabo riri hasi n'amafaranga afatika twabakuramo, filime bakamera nk'aho baziduhereye ubuntu. Mbere no mu mategeko ya UNESCO, buriya niyo mpamvu tunazisobanura tukazicuruza ukabona nta kibazo, tugasorera leta bigatunga abantu baba mu Rwanda, i Burundi na Kongo. Ni muri ubwo buryo. Murazishyura? Yego. Amafaranga so ntago nzaba ari bukure style cyangwa ibindi, kuko n'ubuzima bwa gistari bw'abantu bagomba gupopinga. Pipi abantu bari gupopinga baraniyemera, ariko nkubwije ukuri abasobanuzi nta mafaranga bafite. N'amafaranga rero hari umuntu kuba yogagiza cyane adafite amafaranga, ariko nabishaka wari we wese ko abasobanuzi bamaze kugera hafi kuri 50 bazaze bavuge ngo musa twicare dukore. Uraza kuvuga ko abangaba bariho baba bogagiza gusa nta mafaranga bafite? Nayo bafite, niba banayafite bafite yo kurya, amafaranga se barayazi. Ese ko bamwe bataka ubukene muri uyu mwuga koko byaba bitunze abawukora? Agasobanura kagutunga Tony, kagutunga, ariko hari abanyamakuru bidatunze. Voilà, bakuriswa akaba nabo bitunze, Loki Kimomo ni umwe mu bazwiho guhanga amagambo akamamara ubundi agatangira no gukoreshwa muri rubanda. Amwe mu yamenyekanye twavuga nko gutwika. Uratwika, gutwika mani ninjye wavumbuye umushinga witwa gutwika muri East Africa, ba Diamond barushisha, ariko umushinga bita gutwika. Chamusa nubwo uratwita kira nkwereke event umusakira. Babare mutangira. Uyu mushinga wo gutwika mutangira. Ashamikiye handi menshi nka hahiye koko, tukahakongora nandi nkayo, hakaza tukimanukira, nta gikwe, nta myaka 100, umwe ku mubumbe nandi menshi nawe ushobora kubundusha ko banadusangiza muri comment n'abandi nabo bakayamenya. Reka noneho turebe bimwe mu bindi bintu bidasanzwe kuri Loki abantu benshi batajya basobanukirwa neza. Kimwe mu bibazo abamukurikira benshi bibaza ni ese agira umukunzi? Niba hari se yaba ari nde? Igikwe cyose mama cyaba ari ryari?
Abenshi ibi bibazo byose muhita mubisanisha n'igisubizo cy'ikibazo cya mbere cy'uko nta mukunzi afite. Nyamara ibi sibyo, ahubwo ni ukwibeshya cyane. Dore uko gahunda yose ipanze. Mbere yuko dukomeza ariko ndakwibutsa yuko turi kumwe n'ikigo Twika SM Limited muri iki kiganiro. Ese waba ushaka gukoresha documentaire z'ubukwe ziteguranye ubuhanga nk'iyo urimo kureba nonaha? Igisubizo ni Twika SM. Dutegura documentaire n'ibyegeranyo by'ubwoko bwose bituma ibirori mwakoze mu myaka myinshi yatambutse bidasibangana mu mitima yanyu. Tugakora ibyamamazwa binyuranye by'amoko yose mu mashusho n'amajwi. Tukagufasha kubishyira kuri social media zawe nka Facebook na Instagram mu buryo bwa sponsored cyangwa boosted post. Tugafata amafoto na video by'ubukwe n'ibindi birori tukabitunganya kinyamwuga ku buryo bibonye wese akubaza babikoze. Dukora graphic design ndetse nawe ushaka website yaba ari y'ubucuruzi cyangwa inijyanye n'ibyifuzo byanyu tuyibakorera mu mwanya muto cyane. Muri Twika SM kandi tugufasha kuzamura social media zawe yaba ari kuri Instagram, YouTube, TikTok, Facebook, Twitter n'ahandi. Tugufasha kongera aba followers, aba subscribers, like, views n'ibindi kandi byanyabyo, maze nawe ugatangira kwinjirizwa n'imbuga nkoranyambaga nk'abandi bose. Tugufasha gukora monetization kuri zo social media zose, tukaba twagufasha no kuzicunga, social media management. Tugakora digital marketing ya website kuri Google ndetse n'ubujyanama muri byo. Nawe ukeneye YouTube channel yatangiye guhembwa cyangwa Instagram yewe na Facebook, ni karibu. Dufasha kandi ibigo n'abantu ku giti cyabo bifuza kumenyekanisha ibikorwa byabo bifashishije internet. Ibi tubizobereyemo cyane. Business yose waba ukora tugufasha kuyimenyekanisha kuri internet maze abakiriya bagatangira kwisukiranya. Witinda, tugane ubundi twereke uko ibi byose wabigeraho hamwe n'ikoranabuhanga rya internet ryoroheje buri kimwe cyose. Hatitawe ku byo ukora, muri iki gihe kubona umusaruro bisaba gukoresha ikoranabuhanga. Nutarikoresha abo mukora bimwe bararikoresha, ubundi bakomeza kukunyuraho mu iterambere. Nawe rero wisigara, tugane ibi byose tubigukemurire mu kanya gato cyane kandi uhita utangira kubona impinduka zigaragara. Izi serivisi zose za social media ushobora kuzigurira kuri website yacu ariyo twikasm.com. Ushobora kugeraho unyuze mu gisobanuro cyangwa description y'iyi video uri kureba nona. Ku bindi bisobanuro wabariza kuri 079 30 25 661. Ushobora kandi no kutwandikira kuri WhatsApp kuri iyi nimero ubundi tukabafasha. Ikaze. Mu by'ukuri Rocky ni umwe mu bantu bakwirakwije imvugo ya nta gikwe muri societe nyarwanda, ndetse bamwe mu rubyiruko batangira kwimakaza uwo muco. Nta bukwe, gahunda ya nta gikwe yo iracyakomeje. Gahunda ya nta gikwe iracyakomeje kuko bityo rero kugeza ubu akaba ari nta n'umukunzi cyangwa umukobwa wigeze gukundana nawe wabuzwi neza. Ariko ibi ntibivuze ko atazashaka nk'uko wamwumvishe kenshi abyigamba atanga n'impamvu zibimutera. Mu kiganiro yari yatumuyemo kuri Radio Rwanda yagaragaye yambaye impeta. Abajijwe impamvu umva uko yasubije. Hanyuma wavuze ngo nta bukwe uzakora. Nge ndi muri studio ndimo ndareba urutoki rwawe rwambaraho impeta, hari impeta ya zahabu warayiyambitse cyangwa wayambitswe n'umugore wawe? Oya, ni nkuko bivuze ni zahabu, ni ibiro bibiri nambaye ku rutoki kandi na alliance ni kwa kundi nyine ubura zahabu ahantu yambarwa ati kamfe kuyambara. Nubona ejo nzayimura nyishyire ku gahera nyishyire, ariko zahabu gusa mangira gusa. Cyangwa abakobwa bakuzengereje urashaka kubahaga no kubiyama ariko ntago byabura. Urabona rero abakobwa barankunda ari benshi ngaha bambaye amakamba batarayambara. Kubera iki? Kubera ngira discipline, icyo ni cyambere. Ndi bogari zuri kubibona. Ngira amafaranga, ngira Yesu. Gusa umukobwa yakwanga guzwa n'ikunywa. Rero utambaye impeta byibura ngo babone kuri Mariye bakwirukaho cyane. Ubasubiza ko nta bukwe uzakora. Ubabwira ko nta bukwe, abandi bakabona impeta yambaye bakavuga ngo byararangiye. Katumureke. Ibi byerekana ko hashobora kuba hari ikidasanzwe mu buzima bw'uyu musore, ariko we akaba yahitamo kubigira ibanga. Nanone kandi mu myaka yashize mu ndirimbo Bambi ya Papa Cyangwe, Rocky wamamaje imvugo ya nta gikwe, noneho yahimbye ubukwe, ubundi yasohoka amafoto amwerekana TV n'indi mihango itandukanye y'ubukwe. Aha nanone hari abasesenguzi bavuga ko ashobora kuba yarari nko gupima
uko byagenda cyangwa se byafatwamo mu gihe umuntu amenyekanye ku mvugo nka nta gikwe noneho byaba birangiye ahubwo agikoze. Nanone kandi Rocky yagiye yumvikana asa nk'uwigarura ati wenda nabukora nabonye ifunguro rifatika cyangwa se tukaba twajya mu mategeko gusa ibindi bikarorera. Tuvugishije ukuri uzashaka umugore nzamushaka noneho narabiteke uyu mwaka rero ibyo nakubwira ubukwe nibyo rero nakubwiraga muri uyu mwaka iby'ubukwe byo simbizi ariko nzashaka umugore. Ariko ubukubuziza ikimana oya n'ubukwe nshobora gukora wenda nk'umurenge mu kwanga depanse cyangwa se n'ibiceri bya bihari mwatwerereye nkabukora ariko maze kubibona ko nzabana n'umugore noneho. None ubu ngubu wafashe umwanzuro? Oya narabitekereje mbona birakwiriye kabisa nzabana n'umugore. Izi mvugo zose rero zumvikanisha ukuntu uyu musore wavutse mu 1991 ubu akaba ari mu myaka ya za 30 bishobora kuzarangira ko zigikwe. Gusa ntibitungurane bitewe n'izi nyoroshye agenda ahereza imvugo ye ya nta gikwe kurusha uko byatangiye. Gusa nanone burya ngo umuntu ni mugari ntawamenya, wenda byazanarangira adakoze igikwe da, tuzabibara tubibonye. Ese wowe nk'umufana we iyi gahunda ya nta gikwe uyumva gute, uyifata gute? Waba ushyigikiye uyu muco wo kudakora igikwe mu Rwanda? Ibitekerezo byawe ni ingenzi cyane muri comment. Mu bundi buzima bwa Rocky ni imfura iwabo mu muryango w'abana babiri bose b'abasobanuzi. Ubwo ni Uwizeye Mark uzwi nka Rocky ndetse na Savimbi. Rocky ntiyigeze yiga ubuvanganzo nk'uko bamwe bashobora kubimukekera, ahubwo yize ibijyanye n'ikoranabuhanga muri kaminuza. Akaba ari umu ADPR byahamye, bityo nawe hakaba hari ibyo yirinda nk'uko nawe yitakagiza muri ubu buryo. Mu buzima ikintu nkunda kumva kibazo uyu munegana nakivuga. Kubw'ibi rero kunywa inzoga ze bikaba bishidikanywaho, bati ni ukwamamaza gusa. Mwitohoza twakoze twasanze nubwo yaba azinywa yaba anywa nkeya kurusha uko azamamaza. Nyir'ubwite we avuga ko yikundira kunywa yawurute. Ndabonywa yawurute sibyo? Akaba ari n'umufana wa Rayon Sport ukomeye cyane. Rayon ni paka